Mumeze mute bantu banjye, inshuti zanjye, bavandimwe aho muherereye, brothers and sisters aho muherereye mwese ndabasuhuje kandi nawe mbakumbuye cyane. Nanone rero twongeye kugaruka n'amagambo y'inyungurabwenge, haraciye iminsi isa naho itari mike ariko nanone itari myinshi, dusa naho tutari gukora ibiganiro bitewe n'uko nyine twari tumaze iminsi duhugiye mu kazi kenshi, ariko rwose ntabwo twigize dushaka kuba twahagarika ibiganiro kuko tuba tuzi yuko nyine ari iby'ingirakamaro cyane, kandi uko mwiyemeje kudukurikirana cyangwa se ko muba mushaka kubikurikirana, niyo mpamvu natwe tuba dukwiye kuba twabatenguha ngo hashire igihe kinini tutarabahereza bimwe mu biganiro tugenda tubagenera cyangwa se tugenda tubakorera, ariko reka twe kwizimba mu magambo, ahubwo tugarukiye uyu munsi kuri episode ya 14 y'amagambo y'inyungurabwenge. Episode ya 14 rero y'amagambo y'inyungurabwenge aragira ati: ibyifuzo nkene by'umugore bimugarurira umugabo we, ariko umutimanama we ugahora umwibutsa yuko yigaruriye umugabo mbwa. Aya magambo turayasubiramo: ibyifuzo nkene by'umugore bimugarurira umugabo we, ariko umutimanama we ugahora umwibutsa yuko yigaruriye umugabo mbwa. Mu by'ukuri rero aya magambo nyandika cyangwa se nyahimba, icyo nari ngambiriye kuba nageza ku bantu ni iki ngiki. Hari igihe muri ubu buzima ubona warageze kuri success cyangwa se intsinzi y'ibintu bigayitse bitari byiza, ugahora wibwira yuko buriya mu buzima cyangwa se kuba warabigezeho ari ikintu gikomeye cyane wagezeho, cyangwa se ugahora wibwira yuko buriya ari ibintu bikomeye, cyangwa se ari intsinzi nyine, ari ibintu byo kunezera, ibyo byakagombye kuba bikunezeza, cyangwa se ari nka victoire cyangwa se ari intsinzi ikomeye cyane, cyangwa se ari achievement, ikintu gikomeye cyane wagezeho. Ariko umutimanama w'umuntu kubera yuko utarya ruswa cyangwa se utagira umuntu inama mbi, uko umutimanama w'umuntu buraho uko uteye, iteka wo uba uri ku ruhande rwiza, icyiza ukoze uragishima, n'icyo ugaye nako n'icyo ukoze kitari cyiza gikwiye kugawa, umutimanama wawe urakigaye. Mu by'ukuri rero hari igihe ugera ku icyo kintu nyamara atari ikintu cyiza wagambiriye gukora, wakigeraho ariko umutimanama wawe n'ubundi ugahora ukwibutsa yuko icyo wagezeho n'ubundi nta kintu kimaze, cyangwa se nta mumaro kigufitiye, mu by'ukuri ko waruhiye ubusa. Mu by'ukuri rero kuvuga ngo ibyifuzo nkene by'umugore bimugarurira umugabo we, ariko umutimanama we ugahora umwibutsa yuko yigaruriye umugabo mbwa. Ndumva aya ni amagambo nawe ushobora kuba watekerezaho ukumva ko afite ikintu gisobanutse ashatse kuba yavuga. Ni ukuvuga ngo nyine umugabo ushobora kuba wenda wamuhereza nk'inzaratsi, cyangwa se wamuhereza bya bintu abantu njya numva ngo abagore bahezaga kugira ngo babigarure, cyangwa se babashe kuba babayobora, cyangwa se babatwara uko biboneye, cyangwa se abagabo be kugira ijambo mu rugo rwabo. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ushobora kuba wabikora wenda kugira ngo utsindire umugabo wenda se wawe, niba yaragutaye wenda yagiye mu rundi rugo, cyangwa se wenda ubona atakigukunda cyangwa atakwitaho, cyangwa se ataguhereza ibyo umukeneho byose, ushaka kugira ngo umwigarure wese, umuyobore, cyangwa se umuhereze ibyo aguhereza ibyo buri kimwe cyose wakenera atabanje kukunaniza. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ushobora kuba wabigeraho kubera ibyifuzo bibi byawe, cyangwa se ibyifuzo nkene byawe nyine bigayitse, ukurarikira ibintu nyine, cyangwa se ukurarikira ibintu bitari byiza cyangwa se byiza, ariko ugashaka kubigeraho mu buryo bugayitse. Mu by'ukuri ushaka kuba wabigeraho, ariko umutimanama wawe n'ubundi ugahora ukwibutsa yuko wabigezeho mu buryo budakwiriye, cyangwa se ibyo wagezeho ntacyo bikumariye. N'ubundi kuba wagira umugabo ariko nyine ari umugabo utagira ijambo imbere yawe, cyangwa se no mu bandi, kubera yuko nyine ari wowe umwiyoborera umutwara wenda uko wiboneye, mu by'ukuri ntabwo umutima wawe wabyubura kukwereka yuko n'ubundi uwo nguwo ari umugabo ubona n'amaso yawe, cyangwa se imbere yawe gusa, ariko cyangwa se imbere y'abandi, ariko imbere yawe nta kintu avuze, cyangwa se nta gaciro afite, ugahora wumva ko n'ubundi ari umugabo ariko atari umugabo mu bundi buryo. Mu by'ukuri rero nitubisanisha n'ubuzima busanzwe, kuba wagera ku kintu runaka kubera ibyifuzo byawe ariko ukakigeraho mu buryo bupfuye, ntacyo biba bimaze. Ahangaha nibwo butumwa nari ngambiriye gutanga. Ubwo rero aya magambo uzajya uyakoresha ushaka nko kubwira umuntu
muri kumwe cyangwa se ushaka kuba wabwira umuntu mugira ukubona ari gukora ibintu bimuganisha ku kuba yagera ku byifuzo bye, ariko uburyo ari kubikoramo akaba ari kubikora mu buryo bugayitse budahesheje Imana icyubahiro, cyangwa se abandi bantu babibona mu buryo bugayitse, mu buryo ashaka kugera kuri ibyo bintu, ashaka kunyura mu nzira zigayitse. Icyo gihe uza n'umubwira amagambo ukamubwira ati ibyifuzo nkene by'umugore bimugarurira umugabo we, ariko umutimanama we ugahora umwibutsa yuko yigaruriye umugabo mbwa, nawe ari umuntu uzi ubwenge, cyangwa se niba ari umuntu ufite umutimanama utekereza ku bintu, ku magambo akomeye cyane, nibaza ko ibintu azumva yuko umubwiye amagambo akomeye cyane. Niba aya magambo rero nk'aya ngaya ari mu bwenge wumva wayakunze, ukaba uri mushya kuri iyi channel yacu, wakora subscribe kugira tujye dukomezanya ubona andi magambo nk'aya ngaya nyungurabwenge, ndetse n'ibindi biganiro by'ubujyanama tugenda dukora kuri iyi channel. Ndagushimiye ko wafashe umwanya ukumva iki kiganiro. Imana ikomeze kureba neza kandi kwishimire, reka tuzasubire mu yindi nyungurabwenge cyangwa se ibindi biganiro dukora. Sawa sawa.